Impyiko za muntu zikora buri saha na buri munota ziyungurura amaraso, ndetse burya impyiko zacu ni ingenzi cyane. Ni zimwe muri orugane z'ingenzi tudashobora kubaho tudafite cyangwa se zirwaye ugasanga twahuye n'ibibazo bitandukanye. Muri kino kiganiro tugiye kukubwira ibimenyetso mpuruza bigera kuri 12 byakwereka ko impyiko zawe zitabaza, zirwaye kandi ko zangiritse. Muri rusange uburwayi bw'impyiko ni uburwayi budakunda kurugaragaza ibimenyetso kuri benshi, keretse iyo zamaze kukurenga cyangwa se zarangiritse cyane. Impyiko murabizi zigira uruhare runini mu kuyungurura amaraso, mu kwirukanamo imyanda ndetse n'uburozi bushobora kudutera uburwayi. Kandi impyiko zacu burya nizo zibasha kuyungurura ndetse no kuregera ikigero cy'amazi mu mubiri, zikabasha nanone gushyira ku murongo umuvuduko w'amaraso, ndetse burya hari n'imisemburo imwe n'imwe ikorwa n'impyiko. Iyo impyiko zacu rero zatangiye kwangirika cyangwa se zifite ikibazo, burya zitangira gukora nabi. Ibyo bimenyetso rero tugiye kukubwira bigatangira kugaragara. Iyo rero wamenye ibimenyetso by'impyiko ko zirwaye hakiri kare, ufata umwanzuro wo kuzivuza, kandi kuzivuza biba ari ingenzi cyane. Bishobora gutuma uzikira cyangwa se komplikasiyo zagusigira zikagabanuka. Nanone burya impyiko twabonye ko zigenda zangirika gake gake, zigatangira kugaragaza ibimenyetso ari uko kenshi usanga zarakurenze. Ibyo rero bikaba ari ingenzi cyane kuzivuza ndetse no kumenya bino bimenyetso, ugahita uzivuza. Bizatuma nyine amahirwe yo gukira cyangwa se kugabanya ingaruka zaguteraho byoroha. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibyo bimenyetso bigera kuri 12 byakwereka ko impyiko zawe zirwaye. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko impyiko zawe zirwaye ni ukwihagarika cyane cyangwa se kunyara inshuro nyinshi, yewe no mu ijoro. Burya kwihagarika inshuro nyinshi no mu ijoro, inkari zikaza ari nyinshi kandi mu buryo budasanzwe, ni ikimenyetso kigaragaza ko akenshi impyiko zawe zidakora neza. Nanone burya ni ikimenyetso gishobora kugaragaza ko ufite uburwayi bwa diyabete. Muri rusange rero kwihagarika mu ijoro ukabona inkari nyinshi cyane mu buryo budasanzwe utananyweye n'amazi menshi, burya birashoboka kuba ari ikimenyetso cy'indwara y'impyiko zawe zigaragara ko zirwaye cyangwa se zangiritse. Muri rusange rero kwihagarika inshuro nyinshi, burya kandi ukihagarika inkari zitari concentre, ibyo bishobora gutuma akenshi ukeka ko ushobora kuba ufite ibibazo by'uburwayi harimo na diyabete cyangwa se ibibazo by'ama-infection mu ruhago rw'inkari, cyangwa se ufite nk'ikibazo cya prostate ku bagabo. Ariko ubwo bwose ni uburwayi bukwiye kwivuza ndetse no kumenya ko uburwayi hakiri kare. Bityo rero nubo ubona inkari nyinshi cyane ziza mu buryo budasanzwe, ikagarika mu buryo budasanzwe, haba ku manywa haba na nijoro, kandi utananyweye n'amazi menshi, nabwo buryo bukwiye kwivuza bakareba ko atari impyiko cyangwa se ibyo bibazo bindi tukubwiye. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka ko impyiko zawe zirwaye kandi ko zikeneye ubufasha no kubyimba ibirenge, mu mavi, amaguru ndetse burya no mu maso cyangwa se ibiganza. Burya kubyimba ibirenge cyangwa se ibyo bice byose tukubwiye biba bigaragaza ko impyiko zawe zidakora neza kandi ko zirwaye, zikeneye ubufasha. Cyane cyane burya iyo impyiko zawe zirwaye ntabwo zibasha gusohora neza umunyu mu maraso yawe. Ibyo bituma rero hari amazi wa munyu ukurura akaguma mu mubiri wawe, ndetse no muri ibyo bice byose twakubwiye ugasanga niyo mpamvu byabyimbye, kubera ko wa munyu wakuruye amazi akaba make, akaba menshi mu mubiri wawe. Niba rero ubona hari ibice by'umubiri wawe bibyimbye, cyane cyane nk'amaguru, ibiganza, mu maso cyangwa se no mu bindi bice by'umubiri, birashoboka kuba ari impyiko zawe zirwaye. Ndetse burya nanone iyo impyiko zawe zirwaye ugira ibyo bimenyetso, cyangwa se umwijima wawe urwaye, cyangwa se urwaye umutima. Ibyo byose rero burya ni indwara nazo uba ukwiye kumenya ko zirwaye hakiri kare, kandi ukajya kwisuzumisha bakareba rero uko watangira imiti cyangwa se kwitabwaho n'abaganga hakiri kare. Ikimenyetso cya gatatu kizakwereka ko urwaye impyiko zawe cyangwa se zidakora neza ni uguhorana umunaniro ukabije. Burya guhorana umunaniro bidasanzwe, ukumva wacitse intege, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko impyiko zawe zidakora neza cyangwa se zirwaye. Impyiko burya hari umusemburo witwa erythropoietin zikora, ukaba ari umusemburo ufasha amaraso mu gukora intete zitukura z'amaraso cyangwa se red blood cells.
Iyo impyiko zacu zidakora rero wa musemburo uragabanuka n'ikorwa rya za ntete zitukura rikagabanuka. Ibyo bigatuma dushobora kugira uburwayi bwa anemi cyangwa se bw'amaraso make kubera ko za ntete zitukura zabaye nkeya. Ibyo rero bishobora gutera kubura ogisijene ndetse n'umwuka mwiza mu bice byose by'umubiri, cyangwa se ukabona umuntu agatangira kugira ibibazo byo gucika intege, kumva nta kabaraga cyangwa se guhumeka insigane nko mu gihe akoze utuntu duto duto, ugasanga nyine ibyo bishobora kugaragaza ko impyiko zawe zirwaye cyangwa se zidakora neza. Ikimenyetso cya kane cyagaragaza ko impyiko zawe zidarwaye cyangwa se zidakora neza no guhumeka insigane cyangwa se guhumeka nabi. Burya umuntu ufite uburwayi bw'impyiko nawe ashobora guhumeka nabi, agahumeka nk'umuntu urwaye asima cyangwa se indwara z'ibihaha kandi watareze arwaye. Ibi akenshi bigaragaza ko ari ikimenyetso cy'impyiko kandi ko akeneye kuzivuza. Iyo rero urwaye impyiko, mu bihaha hawe burya huzuranamo amazi, ndetse ibyo bikaba bishobora gutuma uhumeka nabi. Nanone burya iyo urwaye impyiko, impyiko zawe zinanirwa gusohora amazi y'umurengera neza mu mubiri, ibyo bigatuma aya mazi ashobora no kugera mu bihaha, ibihaha byawe bikabyimba cyangwa se bikuzuranamo amazi, guhumeka bikakugora. Bikunda biba kuba bibi cyane cyangwa se bikiyongera nko mu gihe ukoze siporo cyangwa se mu gihe ugiye n'amaguru nko kuzamuka amasikariye, ibyo rero bishobora gutuma uhumeka nabi mu buryo bugaragara. Ikimenyetso cya gatanu kigaragara ku muntu urwaye impyiko ni uko inkari ze zihinduka, ugasanga inkari ze zabaye umukara cyangwa se zizamo urufuro, cyangwa se ugasanga nyine hari uburyo inkari ze zahindutse mu buryo budasanzwe. Akenshi burya iyo inkari zawe zahindutse zikaba umukara nk'iriya fanta ya Coca-Cola cyangwa se nk'icyayi cya mukaru, burya ni ibimenyetso by'uko harimo amaraso mu nkari zawe. Ibyo rero bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ufite ibibazo by'impyiko, cyane cyane nko kuba hari utubuye two mu mpyiko urwaye cyangwa se ufite izindi infection mu mpyiko. Nanone burya mu nkari zawe iyo ubona harimo ibimeze nk'urufuro mu gihe unyara, bishobora kugaragaza ko ufite poroteyine mu nkari zawe byitwa proteinuria. Icyo ni ikimenyetso burya cyiza mu bya mbere mu burwayi bw'impyiko, burya nabwo ukwiye kwivuza bakareba impamvu yabyo. Ikimenyetso cya gatandatu cyagaragaza ko impyiko zawe zirwaye ni ukugira iseseme ndetse no kuruka. Burya kugira iseseme ukacishamo ukanaruka bishobora kuba ikimenyetso cy'impyiko urwaye. Turabizi ko impyiko zisohora imyanda n'uburozi mu mubiri wacu, ndavuga mu maraso. Iyo rero burya impyiko zacu zitagikora neza, bwa burozi n'imyanda biguma mu mubiri kubera ko impyiko zacu zitabisohora. Ushobora gusanga mu mubiri wawe harimo nka ile byitwa ilemia iyo bigeze mu maraso. Iyo ile rero burya ishobora gutera kugira iseseme, kuruka ndetse no gutakaza ubushake bwo kurya. Iyo rero ubwo burozi bwuzuranya mu mubiri nibwo ugira ibyo bibazo byo kugira iseseme no kuruka, kandi ni ikimenyetso cy'uburwayi bw'impyiko. Ikimenyetso cya karindwi gishobora kugaragaza ko urwaye impyiko ni ikimenyetso cyo kwishimagura cyangwa se kumva uruha kuryaryata. Ni uburwayi bwitwa pruritus cyangwa se pruritus. Ni uburwayi umuntu yishimagura ku mubiri, cyane cyane kuri extremity cyangwa se hano ku ntoki no ku birenge. Ibi akenshi biba bigaragaza ko impyiko zawe zidakora neza, kandi ko burya imyanda iri mu mubiri wawe, cyane cyane nk'imyanda ya phosphore cyangwa se imyunyungugu nka phosphore iri mu mubiri ku bwinshi. Urabona hano ku ntoki cyangwa se ku birenge cyangwa se ku mano, burya imyanda iba ishobora kuyiteka cyangwa se ikaba myinshi iyo amaraso atari kuyitembereza neza ngo impyiko zibashe kuyisohora. Ibyo rero niyo mpamvu muri ibyo bice ari gusanga umuntu aharibwa akumva yashimagura mu buryo bukaze. Nanone burya ibyo bigaragaza ko impyiko zawe zirwaye kandi zidakora neza, kandi bikunda kugaragara ku muntu ufite impyiko zangiritse cyane, zarabaye sicked cyangwa se chronic kidney disease. Akenshi nyine ni ibyo bimenyetso bagenda bagaragara. Uwo muntu abananirwa no gusinzira, akananirwa kugira concentration ndetse n'ibindi bibazo. Ikimenyetso cya munani cyagaragaza ko impyiko zawe zirwaye kandi zidakora neza ni ukuribwa umugongo. Burya kuribwa umugongo cyangwa se kumva umugongo ukubabaza bishobora kugaragaza ko urwaye impyiko. Burya ububabare bwo mu mpyiko bushobora kwiradiya bugakwira no mu mugongo, ku buryo ushobora no kumva imikaya y'umugongo ikubaza cyangwa se uruti rw'umugongo. Ariko nanone burya nko ku bantu bamwe na bamwe ashobora kuribwa umugongo bitewe n'amadiske yagize ikibazo. Ariko ku rundi ruhande, niba uribwa umugongo icyo ari cyo cyose uba ukwiye kukivuza. Niba ufite rero bimwe mu bimenyetso twakubwiye ukaba uri unaribwa umugongo, birashoboka ko amahirwe menshi ari impyiko urwaye. Niyo mpamvu uba ukwiye kuzisuzumisha.
Ikimenyetso cya cyenda gishobora kugaragaza ko impyiko zawe zirwaye no kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Burya impyiko zigira uruhare runini mu kugenzura no gushyira ku murongo umuvuduko w'amaraso. Iyo rero ufite umuvuduko w'amaraso ukabije kandi uri kunanirwa kugenzurwa neza, buryo birashobora kuba ari impyiko urwaye. Iyo impyiko zidakora neza, umunyu uguma mu mubiri ndetse ibyo bikaba bituma amazi aba menshi mu mubiri wawe. Ibyo rero bigatuma umuvuduko we uzamuka. Ku rundi ruhande rero burya n'umuvuduko w'amaraso iyo ari mwinshi ukamara igihe kirekire ari mwinshi, nawo ushobora kwangiza impyiko zawe. Muri make ni vice versa, kimwe gishobora gutera ikindi. Burya rero mu gihe usanzwe ni byiza ko wahora ugenzura umuvuduko wawe w'amaraso byibuze buri mezi 3 ukipima. Nanone burya ku bantu bafite ibyago byinshi byo kurwara impyiko ni ngombwa ko bazajya bagenzura umuvuduko wawe w'amaraso kenshi, ndetse burya bakaba bahora bisuzumisha n'impyiko. Ikimenyetso cya 10 gishobora gutera cyangwa se kugaragaza ko urwaye impyiko no kubura ubushake bwo kurya. Burya kubura ubushake bwo kurya bishobora kugaragaza ko impyiko zawe zidakora. Twavuze ko impyiko zawe zisohora uburozi n'imyanda mu mubiri, iyo yabaye myinshi rero ikagera mu maraso ikaba ari myinshi, bwa bushake bwo kurya buratakara, ugatakaza ubushake bwo kurya rwose, ukumva ntabwo ibiryo ubishaka. Niba urimo gutakaza ibiro mu buryo budasanzwe bitewe no kutarya no kubura ubushake bwo kurya utazi impamvu yabyo, ukaba ufite bimwe mu bimenyetso twakubwiye nko kugira iseseme, kugira umunaniro ukabije ndetse n'ibindi, uzisuzumisha impyiko, buryo birashoboka kuba arizo urwaye. Ikimenyetso cya 11 cyagaragaza ko impyiko zawe zirwaye no guhumeka umwuka mubi udafite impumuro nziza cyangwa se umwuka unuka. Buryo umwuka unuka bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uburwayi bw'impyiko ufite. Uhumeka umwuka urimo ire cyangwa se iremic fetor niko byitwa iyo uhumeka umwuka unuka, ariko nyine bitewe n'impyiko zirwaye. Hano umuntu ahumeka umwuka wumva wagira ngo ni amafi yapfuye, akaba ari umwuka nyine mubi cyane. Iyo rero imyanda n'uburozi byuzuranye mu maraso bishobora gutera umwuka mubi umeze nka ammonia cyangwa se nka kuriya amagi ahumura iyo yapfuye, burya uwo mwuka nuko nguko uba umeze. Iremic fetor rero ni umwuka nyine ushobora kuza bigaragaza ko impyiko zawe zirwaye kandi zidakora neza, kandi bikaba ari ikimenyetso cy'uko umubiri wawe huzuranyemo imyanda n'uburozi bikomoka ku mikorere mibi y'impyiko. Ikimenyetso cya 12 kigaragaza ko impyiko zawe zirwaye no kugira isereri no kunanirwa kugira concentration. Burya kugira isereri mu buryo buhoraho kandi ukananirwa no guturiza ku kintu kimwe bishobora kuba kugaragaza ko impyiko zirwaye. Akenshi ibyo biba byatewe no kuba ufite ibibazo mu electrolyte nka calcium ndetse na potassium ari nke cyangwa se zitarimo neza ku buringanire. Ibyo binagira ikibazo ku myakura burya yumva ndetse no ku mikaya yawe. Ibyo rero akenshi nanone bishobora kugaragaza ko impyiko zawe zirwaye, ndetse akenshi burya no kugira isereri bishobora no kugaragaza ko ufite amaraso make byaratewe na umusemburo witwa erythropoietin uvuburwa n'impyiko zawe. Mu gihe wumva ufite isereri n'umunaniro ndetse unanirwa no guturiza ku kintu cyangwa se kugira ukabura concentration, birashoboka kuba ari impyiko urwaye. Muri rusange rero uburwayi bw'impyiko ni uburwayi butangira gake gake ndetse buri silent, ariko bukunda kugaragaza ibimenyetso impyiko zawe zamaze kwangirika. Muri make rero kumenya ibimenyetso by'impyiko hakiri kare biguha amahirwe yo kuzivuza ndetse no kuzinda ko zakomeza kwangirika. Icy'ingenzi burya umuntu wese yagakwiye gukoresha check up mu buryo buhoraho, byibuze rimwe mu mezi 6 cyangwa se rimwe mu mwaka, akareba imikorere y'impyiko ze. Hari ibizamini by'amaraso bifatwa bakareba uburyo impyiko zawe zikora. Ibyo rero bikaba ari byiza cyane kandi byatuma impyiko zawe uzirinda kandi ukazivuza hakiri kare mu gihe zarwaye. Niba ufite ibyago byinshi byo kuba warwara diabete, umuvuduko w'amaraso ukabije, cyangwa se ukaba ufite mu muryango wawe umuntu warwaye impyiko, burya ni byiza ko wakwisuzumisha impyiko za mu buryo buhoraho. Kimwe burya n'abantu basanzwe bafite uburwayi budakira, ubwo ari bwo bwose burya ni byiza ko bazajya basuzumisha impyiko zabo. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi, wabyandika hagenewe kujya comment. Tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.